Usuje mukunzi wacu ari nako naraguha ikaze. Iyi ni KN Radio ishakira ukumi ry'amakuru yizewe mu Rwanda ndetse no hanze yarwo. Ni mu karere ka Gakenke mu murenge wa Gakenke aho abaturage bagera kuri 80 bose bafashwe barimo barasengera ahantu ubona hateye isoni kandi hanababaje. Niyo mpamvu abaturage bavuze ko ushobora kujya gusengera hano hantu ugiye kwiyambaza Imana ahubwo ukahakura ibibazo bigiye bitandukanye bitewe n'aho hantu bari barimo barahasengera. Nawe nuza kumva izina ry'aho hantu bano bantu bafatiwe barimo barasengera, nawe urahita wumva ko abantu muri iki gihe cyangwa imyumvire muri iki gihe y'abantu igiye itandukanye, nyuma yo gusanga barimo barasengera aho hantu hateye isoni cyangwa hari umwanda ukabije. Gusa nuvuza kuza kumva izina ry'aho hantu nawe biragutera ubwoba. Icyo ngusabye rero nyabona nuko wadushigikira ukara munsi y'aya makuru yacu urabona ijambo subscribe cyangwa sabone, utukandaho n'akazugira kaza nako gakandeho. Icyo gihe uzaba ushimangiye yuko ugiye kujya uba uwa mbere mu kubona amakuru ya KN Radio tugenda tubagezaho umunsi ku munsi. Reka twitse gato turaza tubabwira byinshi kuri iyi nkuru ibabaje y'abantu bagifite imyumvire igiye itandukanye, nyuma y'uko abantu 80 bose bafashwe barimo barasengera ahantu hasebetse cyangwa ahantu bashobora kuhakura indwara nyinshi cyane zigiye zitandukanye zigatuma n'ubuzima bwabo bujya mu kaga. Tubibutse ko iyi ari KN Radio. Reka nongere mbaye ikaze bakunzi bacu. Iyi ni KN Radio ishakira ukumi ry'amakuru agezweho mu Rwanda ndetse no hanze yarwo. Cyo nkwibutsa buri gihe ni ugukora subscribe cyangwa sabone n'akazugira kaza nako gakandaho. Icyo gihe uzaba ushimangiye yuko ugiye kujya uba uwa mbere mu kubona amakuru ya KN Radio tugenda tubagezaho umunsi ku munsi. Ni mu karere ka Gakenke mu murenge wa Gakenke abantu 80 bafashwe bari gusengera ahantu horerwagamo inkoko. Bino byahise bituma amarangamutima y'abaturage bose azamuka bitewe nuko aba baturage bagaragaye barimo barasengera aho hantu hasebetse. Tubibutse ko iyi ari KN Radio. Kuri uyu wa 30 Nyakanga 2024 ahagana saa 4 n'igice z'amanywa abaturage bagera kuri 80 bo mu murenge wa Gakenke mu karere ka Gakenke bafatiwe ahantu horerwagamo inkoko barimo basenga biyambaza Imana ariko mu buryo bunyuranyijwe n'amabwiriza kwiriwe gusengerwa. Inzego z'umutekano zabajyanye ku biro by'umurenge wa Gakenke kugira ngo baganirizwe ku mabwiriza agenga hemewe gusengerwa, cyane ngo bari basanzwe basengera muri iyo nzu yorerwagamo inkoko. Aya makuru kandi cyangwa iyi nkuru ikomeje gusaza abantu benshi cyane cyangwa yababaje abantu benshi cyane, yemejwe n'umuyobozi w'akarere ka Gakenke Mukandayisenga Vestina, aho yavuze ko aba bantu bafashwe basenga mu buryo butemewe bityo baryanywe kwigishwa hanyuma basubira mu miryango yabo. Uyu muyobozi w'akarere ka Gakenke Mukandayisenga Vestina yavuze ko aba baturage babanje kubigisha ubundi nyuma basubira mu ngo zabo, cyane ko muri iyi minsi ngo barimo baragenzura insengero uko zikora izigisha ibintu biyobya abaturage. Niba abantu bajya gusengera ahantu hadasobanutse mu kiraro cy'inkoko biteye isoni cyane kandi biranababaje, kuko harimo abafite abana bakiri bato kandi dufite igihugu kigendera ku mategeko yacyo. Inyigisho bakeneye ni nyinshi, ibaze kujya gushakira Imana mu kiraro cy'inkoko. Ubu se murumva iyo Mana bo yabumva? Ati ni ibintu bibabaje cyane. Aba bantu bafashwe uko ari 80 bajyanywe ku murenge wa Gakenke guhabwa inama no kwibutswa ko amabwiriza agenga hemerewe gusengerwa. Nyuma baje kurekurwa basubira mu miryango yabo, ariko bamaze guhatwa ayo mabwiriza.
Ibi kandi bibaye mu gihe mu turere tugize intara y'Amajyaruguru harimo gukorwa umukwabo wo gusura insengero harebwa niba zujuje ibisabwa birimo isuku, gusengera mu nsengero zuye zimeze neza, kuzishyiraho imirindankuba, kureba niba abayobora amadini n'amatorero bafite ubushobozi n'ubumenyi buhagije n'ibindi bigiye bitandukanye. Ibi bibaye mu gihe mu karere ka Musanze hamaze gufungwa izigera ku 185 zitujuje ibisabwa. Ni nyuma y'igenzura ryakozwe n'akarere ka Musanze n'urwego rw'igihugu rw'imiyoborere RGB mu Rwanda. Icyo gihe mu karere ka Musanze habarurwaga insengero zari zirimo muri ako karere zageraga kuri 317. Ibi kandi bije nyuma y'uko mu mujyi wa Kigali mu karere ka Gasabo mu murenge wa Jari hagaragaye nabo abaturage nabo bafashwe ubwo bari bagiye kwiyambaza ku musozi bita Ndabirambiwe, aho icyo gihe n'umuturage umwe yaje kuhaburira ubuzima. Niyo mpamvu rero inzego z'umutekano ndetse n'abayobozi muri rusange barimo baragenda bagenzura aho abantu bagenda basengera bihishe kugira ngo abafatwa bajye kuganirizwa kugira ngo bahatwe amabwiriza kandi bajye basengera ahantu hafite umutekano. Ndagushimira rero wahisemo gukurikira amakuru kuri KN Radio, tugusaba gukora subscribe cyangwa sabone n'akazugira kaza nako kagakandaho kw'icyo gihe uzabushimangiye yuko ugiye kujya uwa mbere mu kubona amakuru ya KN Radio tugenda tubagezaho umunsi ku munsi. Mugire ibihe byiza kandi Imana ijye ikomeza ibarinde cyane.